ndabaha ikaze nanone kuri Wideland TV, umuyoboro cyangwa se umurongo mugari ukugezaho inama n'ibitekerezo bizagufasha, bikazaguherekeza ubuzima bwawe bwose, bikazakugira umumaro ndetse nawe umumaro bizakugirira ukazawusangiza abandi, nabo bikazabagira umumaro, gutyo bikazaba uruhererekane. Uyu munsi ntabwo nshaka kujya kure, ndashaka kugaruka ngira inama cyane cyane abana b'abakobwa bitewe n'ibintu by'ibibazo bakunda guhura nabyo muri ubu buzima. Kenshi na kenshi ugasanga bagiye babiterwa n'urukundo, reka ibikomere byinshi mugenda muterwa n'urukundo cyangwa se mugenda muhura nabyo bivuye mu kuba mwarakundanye n'abasore bakaba banga cyangwa se bakaba babasiga mu rukundo, kandi wenda bakanabasigira agahinda gakomeye cyane. Reka nse naho mbikomozaho, ahasigana n'abagire inama itari agakecuru, mbahereze inama ya nyamibwa izagira ikintu ibamarira. Mu by'ukuri abana b'abakobwa akenshi na kenshi muhura n'ingorane nyinshi cyane kuruta n'abana b'abahungu. Mu by'ukuri abakobwa iyo mugiye mu urukundo mugiyemo rubashobora kuba rwabazanira risike zikomeye cyane bitandukanye n'abana b'abahungu, bitewe n'uko umukobwa ashobora kuba yakundana n'umwana w'umuhungu bari mu kigero kimwe cyangwa se unamusumbaho gatoya, ariko wenda hari nimba bakiri n'abangavu cyangwa se bageze mu myaka y'ubugimbi. Mu by'ukuri umwana w'umuhungu w'imyaka wenda tubare 18 cyangwa se munsi yaho ho gatoya, ashobora kuba yakundana n'umwana w'umukobwa wari mu kigero kimwe cyangwa se uri munsi y'ikigero cyeho gatoya, ariko bose batari buzuza imyaka 18. Baramutse bakundanye, dore yuko n'ahantu isi muri iyi minsi igeze, abana basigiye bakunda kwishora mu gukora imibonano mpuzabitsina bakiri batoya. Ugasanga ahanini iyo bigenze uko nk'uko hashobora kuba habaho gusama ku mwana w'umukobwa, ugasanga ingaruka zitangiye direct guhita zigaragara ku mwana w'umukobwa akiri mutoya cyangwa se hakiri vuba kuruta umuhungu. Umuhungu niba mwese mutagije ku myaka 18, birashoboka yuko umuhungu atari bufungwe, kuko wenda hari mwese bari babare nk'abana bakoze icyaha bose, ariko bari munsi y'imyaka umuntu aba atari yahanwa n'amategeko yuko yakoze icyaha nkana. Mu by'ukuri ariko umwana w'umukobwa ingaruka ngaha ziri bumugirweho nuko ashobora kuba niba yasamye icyo gihe, birasaba yuko inda yasamye azayibyara cyangwa se azayitwita mu gihe ari bufate decision yo kuzayibyara, cyangwa se abo n'ababyeyi be cyangwa se abamurera bazirengera ingaruka zo kuba yarakoze icyo cyaha, akazabyara umwana wenda se niba ari n'umunyeshuri kuba bishobora kuba byamuviramo no kuba yaba ahagaritse ishuri cyangwa se akaba yanareka burundu. Ariko ahangaha abana b'abahungu akenshi birangira akomeje ubuzima bw'ishuri, wenda nubwo bitavuga yuko ubuzima nawe buba butamugizeho ingaruka ko ababyeyi akiri mutoya akagira umwana wenda nawe akibarwa nk'umwana, ariko mu by'ukuri inshingano zo kwitwa umubyeyi ziba zisa naho zihengamiye cyane ku mwana w'umukobwa. So ahangaha rero inama nagoreza wowe mwana w'umukobwa, uba ukwiye kwitondera guhita wishora mu rukundo utari wamara gusobanukirwa neza ibintu by'urukundo n'inzira nyinshi zinyuramo n'ibibazo bishobora kuba byabiziramo, cyangwa se ingaruka zishobora kuba zazira mu bintu bijyanye n'urukundo, amakosa ashobora kuba wakora mu rukundo, cyangwa se ibintu ushobora kuba wakora nko kwinezeza cyangwa se ibindi, bikaba byakuviramo ingaruka zikomeye utigeze utekereza. Ariko ahangaha nanone kubaho utajya mu rukundo kandi uri umwangavu cyangwa se ugeze mu myaka y'ubwangavu no kuzamuka hejuru, biragoye cyane bitewe na kamere abantu bafite. Ariko nanone byaba byiza ugize abajyanama ba hafi yawe, cyane cyane nk'ababyeyi bawe cyangwa se abandi bantu bakuru, cyangwa se izindi nshuti zawe zikwisumbuye kandi ubona zifite imico myiza, zikagufasha kuba zakugira inama. Ariko noneho reka nanone tugaruke ku kuba wenda uramutse ubonye wateye inda wenda se n'umuntu, ni umusore cyangwa se ni n'umugabo, cyangwa se byarangiye nta yandi mahitamo ufite, wamaze gusama, kandi noneho umuntu mwakundanye yakwigaritse cyangwa se yaguteye umugwi inyuma, yaguteye umugongo yigendeye, kandi noneho mu by'ukuri we wari waramukunze wamwimariyemo,
none dore agiye kugusiga mu gahinda gakomeye cyane, cyangwa se agusigiye ibibazo n'agahinda, agusize mu marira. We ikintu ukwiriye kuba wakora ahangaha ni iki sasa rero, kuko bajya bavuga ngo icyaha ntago gikosorwa n'ikindi cyaha, ikosa ntago rikosorwa n'irindi kosa. Mu by'ukuri niba wagize ibi byago, wajyanye mu rukundo ukiri mutoya, ntabwo wari uzi ko ibi byose bizakubaho, birangira wenda n'urukundo rukujyanye mu byo wakora imibonano mpuzabitsina ukiri mutoya, none habayeho no gusama. We ikintu ahangaha wakora, uyu mwana w'umuhungu wenda niba bitanari bukunde yuko wenda hari mwashyingiranwa cyangwa se mwabana ngo mufatanye kuba mwakwirengera ingaruka z'icyaha mwakoze, we ikintu uri bukora ahangaha, ntabwo ukwiriye guhita utekereza cyangwa se wafata umwanzuro kuvuga ngo reka njye gukuramo inda. Ndetse wenda ahangaha niba ukiri umwana mutoya cyane, bigore yuko uwo mwana wamubyara ngo ye kuba yatuma ubuzima bwawe butagenda. Mu by'ukuri icyaha kiraba, ariko nanone ntago icyiza wari kuba wagikosoza ikindi cyaha, ahubwo hari ikintu ushobora kureba. Wenda niba uri nko mu myaka guhera ku myaka wenda hejuru ya 15 gutyo, ntago umwana uri hejuru y'imyaka 15 w'umukobwa wenda agize amahirwe akaba yaragize aho nk'igikuriro ukuntu, ntabwo akenshi umwana urengeje iyo myaka akenshi ntago ashobora kuba yahitanwa n'inda yatwise mu gihe yakurikiranwe n'abaganga uko bikwiye. Ahangaha rero niba ufite ababyeyi cyangwa se ufite abakurera, ahangaha nakugira inama yuko uba ukwiriye kubegera ukabasobanurira buri kimwe cyose cyabaye, kandi ukababwira yuko utifuza kuba wakoramo iyo nda, bitewe n'uko utifuza kuba wakosoza ikosa cyangwa se utifuza kuba wakora ikindi cyaha kigeretse ku cya mbere waba warakoze. Ahangaha niba ari ababyeyi bafite umumaro cyangwa se bumva cyangwa se basobanukiwe ibijyanye n'ubuzima cyangwa se ibijyanye n'imiterere y'umubyeyi cyangwa se umwana w'umukobwa, bakagombye kuba bakumva kandi ndetse bakarushaho kuba bakuba hafi, bitewe n'uko wenda ntibakubaye hafi ngo bakugire inama z'ubuzima ukwiye kuba wakwitwaramo kuba waguye mu cyo cyaha, uko batanabashije kuba bakuba hafi uko byari bikwiriye. Niba baranabigerageje wenda nawe nizo nama ntiwazikurikije, ariko nawe nicyo gihe kugira ngo mwembi mujye inama noneho y'ukuntu ubuzima bugiye gukomeza nyuma y'ibyabaye umwe muri mwe yaratengushye undi. Sasa rero niba uri umubyeyi w'uwo mwana cyangwa se nawe niba uri uwo mukobwa, gerageza wiyakire, nicyo cya mbere. Sengera umuntu wagutaye cyangwa se wagutumye ibyo byose bikubaho, umubwire usabe Imana iguhereza imbaraga zo kumwihanganira kandi ukihanganira icyo kigeragezo n'icyago cyakubayeho, kandi uyisabe imbaraga zo kugira ngo ikosa ryakubayeho ubane naryo kandi wemere kubyakira n'ingaruka zibivuyemo, ko ugiye kuzirengera kandi ko utegereje Imana yuko amakosa wakoze yuko iyakubabarira, kandi noneho nyuma y'ibyaha wakoze ari umugisha wenda ushobora kuba wava ku bintu wenda bitari byiza warakoze, ariko ingaruka zibivuyemo zishobora kuba kuzakira kwawe bishobora kuzaguba byakuzanira undi mugisha. Umwana yavutse akenshi aba ari umugisha, niyo mpamvu umwana utwise, umwana ugiriye ku gise, uba ukwiriye guhora umusengera. Niba ugize ibyo byago, ni wenda reka mbyite nk'ibyago, wenda ugatwita inda utari warabiteguye bitewe n'uko wakoze imibonano mpuzabitsina ukiri mutoya, cyangwa se wishyuye mu mibonano mpuzabitsina ukiri mutoya, bikarangira nyine ubaye ugiye kuba umugore imburagihe. Icyo nagusaba cyo ukwiye kubanza ukiyakira, ahasigaye ugasaba Imana ikakwereka inzira noneho ukwiriye kunyuramo kugira ngo uzabashe kuba umubyeyi mwiza w'umwana utwite cyangwa se ugiye kuzabyara mu gihe kizaza. Sasa rero ahangaha ujya uhora usengera umuntu waguteye iyo nda cyangwa se wabyaranye n'uwo mwana, ugiye kuzabyarana nawe uwo mwana cyangwa se uwo mwamaze kubyarana, ujya umwereka Imana uvuge ati Imana, uriya muntu uzamuhereze umutima uzatuma ahinduka nawe akazamera yuko yabaye umubyeyi, kandi akazita ku nshingano nk'uko abandi babyeyi bose bita ku nshingano za kibyeyi, bakamenya ko bakwiriye kuba barera abo babyaye. Nawe ahangaha mu gusenga kwawe, buriya Imana nta sengesho na rimwe tutasenga ngo dusenga Imana itumva, cyane cyane iyo turisenganye ukwizera n'umutima umenetse cyane, kandi tukarusenga twicishije bugufi tunereka Imana yuko mu by'ukuri nyuma yo kuba twarakoze icyaha cyangwa se twarayihemukiye tukajya kure yayo, tutiyigeze none
twifuza gukomeza kuba mu biganza by'umwanzi Satani, cyangwa se ko twakomeza kuba twaheranwa n'ibyaha ngo dukomeze twigunge mu byaha, cyangwa se dukomeze kuba imbata z'ikibi, ahubwo dushaka kuba twahinduka tukava muri uwo mwijima, ahubwo dushaka kuba twayoboka ngo tuyoborwe noneho n'urumuri cyangwa se n'umucyo uturuka ku Mana. Ahangaha Imana igenda yumva ugusenga kwawe, cyangwa se ikakumva aho iba iri, maze ikagenda ikuremera inzira zishobora kuzatuma noneho imbere hawe hatangira kongera hagacya, umuri n'umucyo bikongera bikakumurikira mu gihe kizaza. Ahasigaye umwana wawe utwite, Imana ikazamukurira mu nda yawe, ukazamubyara amahoro, ndetse Imana ikazagufasha no kuba uwo mwana uzabona uburyo bwo kumurera, kandi akazavamo umundi muntu, umudamu cyangwa se undi musore cyangwa se umukobwa, cyangwa se umudamu cyangwa se undi muntu uwo ari we wese, yaba ari umukobwa yaba ari umuhungu, akazavamo undi muntu uzagirira igihugu akamaro, ndetse nawe akazakugirira akamaro nk'umubyeyi wawe, cyangwa se nawe ukazajya uhora umureba ukamwishimira. Hari abana benshi cyane bagiye bavuka muri ubwo buryo, ariko kuri iki gihe bagiriye igihugu akamaro, ndetse cyangwa se ababyeyi babo na sosiyete bahereyemo muri rusange bakayigira akamaro. Ubu ngubu bakaba ari abantu b'ingirakamaro muri rusange. Mu by'ukuri rero ntabwo uba ukwiriye kuba waheranwa n'agahinda kubera yuko ibyo byose byakubayeho, ariko nyine nanone mbere yuko bikubaho natangiye nkubwira ko uba ukwiriye kuba wagerageza ukabyirinda. Niba wari umubyeyi w'uwo mwana ukaba waramubaye hafi, cyangwa se nawe niba wari umwana ukaba waragerageje kumva inama ugirwa n'ababyeyi bawe, cyangwa se n'abakuru, cyangwa se n'abavandimwe bawe, cyangwa se n'abakuru bawe, abari kuri hafi, inama bakugira z'ubuzima uba ukwiriye kuba wazikurikiza. Ariko niba waraziteshutse ukajya kure yazo, ntabwo nanone ingaruka zibivuyemo zikosorwa n'ibindi bibazo nanone wakwikurura, cyangwa se ibindi bibazo wakongeraho, ugasanga none ubuzima bwawe buri kurushaho kuba bwajya mu kaga, cyangwa se buri kurushaho kuba wakwiremera ahazaza hawe hamarira, cyangwa se hazahora haguhereza guhora wicuza. Nanone rero icyo nakubwira cyo ahangaha, niba ugize umutima ukomeye cyane ukavuga ati umwana ngiye kumutwita, nzamubyara, nzamurera, uba ukwiriye no guhora usaba Imana ati Nyagasani Imana uhore undemera inzira, kandi nawe ukabishyiramo imbaraga mu gihe wenda umaze kubyara uwo mwana, ugatangira ugashaka uburyo wabona ikintu cyagufasha kuba cyamubeshaho, cyangwa se cyagufasha kuba wamurera. Ni ugutangira ukimenyereza gukora. Niba utari ushoboye gukora, ukaba washaka inzira zishobora kuba zavamo amafaranga kandi bitanyuze mu mico mibi, ahubwo ugatangira ugakoresha ubwonko bwawe n'imbaraga zawe, ukajya umenya yuko byanze bikunze noneho kuba umubyeyi bisaba kuvunika, kandi ibikorwa byawe ukahora ubyereka Imana kugira ngo Imana ibihereze umugisha. Ahasigaye uwo mugisha mu gihe kizaza uzakubyarire inyungu zikomeye cyane, cyangwa se uzakuzanira ibyishimo bikomeye cyane. Abandi bantu bose bazajya bareba bakibaza niba koko ari we bari bazi, cyangwa se ari wowe babonaga wari warahuye n'ibibazo, cyangwa se warahuye n'ibindi bintu bikomeye cyane mu buzima batatekerezaga yuko uzongera umucyo ukakumurikira, cyangwa se ukamurikirwa n'umucyo, ahasigaye ukongera ubuzima bukaba bwiza. Mu by'ukuri rero nuba warahuye n'ibi bibazo, nawe niba warageze uhura n'ibi bibazo, ukwiriye kuba wakumva ko ibintu nk'ibi ngibi tuba tugarukaho aba ari ibintu byagufasha. Ahasigaye ntabwo uba ukwiye kubyumva gutyo gusa ngo bicemo gutwi kumwe buhinguke mu kundi, ahubwo nawe uba ukwiye kubyitaho. Ahasigaye ugafata ingamba. Niba ari umuntu wumvaga yuko byanze bikunze, niba ari umuntu mwabyaranye kandi ukabona nta kwitaho, cyangwa se ntagishaka kuba yakureba, ahubwo icyo ukwiye gukora ni ugushaka inzira nyine zagufasha kugira ngo ubashe kwitaho no kwita k'uwo mwana wabyaye. Ahasigaye kandi n'uwo mwabyaranye, ntabwo buriya umuntu yakweretse yuko akwanze, nawe icyiza ntabwo ari uguhita ubiba urwango nawe muri wowe, byanze bikunze ahubwo umwereka yuko Yesu niwe wigeze abwira abantu, niwe wavuze aravuga ngo Nyagasani ubababariye kubera yuko batazi ibyo bakora. Buriya n'umuntu nawe w'umusore uba wanze umwana yabyaye kandi afite ubushobozi bwo kuba yamurera,
cyangwa se bigaragara ko atari yananiwe kuba yagufasha ngo uwo mwana mumwiteho, nawe burya ntabwo aba ari ahubwo ni ikiba kimurimo, nawe ntabwo aba ari we wari ukwiye kumusengera ubwo Imana ikazamuha umutima wo kuba yahinduka agasobanukirwa ko kuba umubyeyi ari ikintu cyiza cyane kandi cy'agaciro yakagombye kuba yishimira kandi akabigifataho inshingano. So rero wibabazwa cyane ngo uheranwe n'agahinda yuko wabaye umubyeyi ukiri mutoya, cyangwa se uwo mwabyaranye yagusize akaguta mu gahinda nk'ako, ahubwo wowe ujye uhora ugerageza gushaka inzira kandi unabyereke Imana, uhore usaba imigisha kuri yo bizagufasha kugira ngo uzabeho mu buzima buzakunezezanya wowe n'uwo wabyaranye nawe cyangwa se n'uwo wabyaye ahasigaye, kandi uhora usaba Imana yuko uwo wabyaye wazamugiraho umugisha, kandi koko Imana iratwumva. Kuba yabikora ntabwo ari uko byayinanira, ahubwo gusaba tutizeye neza cyangwa se dushidikanya no gukora gakeya bitandukanye n'uko twari dukwiriye gukora, ibyo bishobora kuba byatuma tutagera cyangwa se tudahabwa ibyo twasabye Uwiteka Imana yacu. Reka nkubwire ngo komeza wihangane kandi ukomeze ube intwari, ube umwe mu bantu baharanira kuba bagira ejo heza batitaye ku hahise habo habi cyangwa se ku byaje ari nk'ibiza cyangwa se ibizazane mu buzima bwabo, ahubwo ukomeze wiyereke Uwiteka Imana yawe, kandi nawe ukomeze ushyire imbaraga mu byo ukora, byanze bikunze ejo hawe hazaba heza. Reka nkubwire ngo Imana ikomeze ikurebe neza kandi kwishimire. Reka tuzasubire mu yindi video, reka nizere yuko wakoze like cyangwa se subscribe niba ari mushya kuri iyi channel. Imana ikomeze ikurebe neza kandi kwishimira.